naho yanyica nzapfa nkiyiringira, ntabwo nzayirekura. Nawe ibyago byaba byinshi, amakuba akaba menshi, ariko ntabwo nzarekura Imana yanjye. Imana nihabwa icyubahiro. Imana ishaka umuntu ufite kumaramaza gutyo, umaramaje mu mutima we, uvuga ngo sinzarekura. Naho nakena cyane, sinzarekura gukiranuka kwanjye. Naho nasonza, ntabwo nzajya kwiba. Naho nasonza, sinziba. Naho nabura akazi, sinzasambana. Naho nabura umwana, sinzajya mu bapfumu. Nzaguma niringira Imana yanjye. Uwo muntu niwo Imana. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana yacu, Imana igira neza, ibaha umugisha. Yaba mwebwe murimo mwumva iki kiganiro, yaba ari nanjye gitambutsa, amahoro y'Imana atwikira imitima yacu. Mbahaye ikaze nanone mu kiganiro umutsima w'ubugingo. Njyewe ugiye kukibagezaho nitwa Ndayambaje Odile. Reka dutangire dusenga Imana. Turagushimye Mana yacu, Mana y'amahoro, Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, Imana itanga umugisha, Imana inyuranye ibihe, Imana yo kwiringirwa, kandi Imana igirira neza abayiringira bose n'abayitegereza bose. Turagushimye, turaguhimbaje kuko uri umukiza wacu, uri umurengezi wacu. Nta wundi mugisha dufite uretse we gusa Mana. Ushimwe ko watugiriye neza, ushimwe ko waduhaye agakiza muri Yesu Kristo. Turagushimira ijambo ryawe tugiye kumva muri uyu mwanya. Reka imitima yacu uyihindure nka bwa butaka bwiza ushobora kwakira imbuto y'ijambo ryawe bukera, imbuto kubwo kwihangana, kandi uduhishurire byinshi, utwigishe. Imitima yari inaniwe ihemburwe nawe, abari bacogoye basubizwemo imbaraga nawe, kandi Mana amahoro yawe utanga atagabanije ayo ngatwikira imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana inyuranye ibihe. Imana inyuranye ibihe bivuze ngo hariho ibihe byinshi mu buzima bw'iyi si tubamo, ariko hari n'Imana inyuranye ibyo bihe. Ibyo byonyine rero, Imana inyuranye ibihe ni Imana yonyine yo mu ijuru isumba byose, kuko ni nayo yonyine yitwa Imana nyir'ibihe. Twebwe tubona tugenda mu bihe, ariko twe ntabwo dushobora guhindura ibihe. Ariko Imana twiringiye, Imana yitwa Imana nyir'ibihe, Imana ishobora byose, niyo yonyine ishobora guhinyuranya ibihe. Iryo ni ryo jambo tugiye kuganiraho no munsi, rivuga ngo Imana inyuranye ibihe. Mu buzima bwawe Imana ishobora kunyuranya ibihe, igahindura ubuzima bwawe, ibihe urimo uyu mwanya, ibihe by'ubwihebe, ibihe by'amarira, ibihe byo kwibaza uko ibintu bizagenda, ibihe byo gushoberwa. Imana yo mu ijuru inyuranye ibihe. Kunyuranya ibihe rero ni ukuvuga ngo ifata ibihe biriho ikazana ibindi bitameze nk'ibyo ngibyo, kuko ariyo Mana yonyine ishobora kunyuranya ibihe. Iyo rero niyo twiringiye, iyo niyo duhanga amaso. Ibihe byose ni Imana yonyine inyuranya ibihe. Rero ndakubwira mwene data, kugira ngo wikomeze kuri iyo Mana inyuranya ibihe, niyo yonyine ifite ayo mateka ko ishobora kunyuranya ibihe. Nta muntu n'umwe wanyuranya ibihe, nta muvandimwe wawe wanyuranya ibihe byawe, nta nshuti yawe yanyuranya ibihe byawe, nta mubyeyi, nta na kimwe. Imana niyo inyuranya ibihe, igaca mu bantu iganyuranya ibihe. Ariko Imana itaranyuranya ibihe, umuntu arareba agashoberwa. Rero nzanye ijambo ry'ihumure, ijambo ry'Imana isumba byose. Imana ikwibutsa ngo numenye ngo ni Imana inyuranya ibihe. Ibyo bihe wicayemo, ibyo bihe urimo, ibyo bihe uryamyemo ku gitanda urwaye, wibaza ngo bizagenda bite Mana, bizarangira bite, wibaza ngo ubu burwayi buzashira, ni Imana inyuranya ibihe ikavana abantu ku gitanda, ikongera igahagarika amaguru yabo bakagenda. Wowe urimo wibaza ngo akazi bizagenda bite Mana, ibi bihe by'ubushomeri bizarangira ryari, ibihe byo kubaho umuntu adakora bizarangira ryari. Nkuzana ijambo ry'ihumure rivuga ngo ni Imana inyuranye ibihe. Komera muri yo, ukomeze uyizere. Nawe urimo uvuga ati uyu mwana umeze utya bizagenda bite Mana, ko imyaka ibaye myinshi cyane. Ni Imana inyuranye ibihe igahindura imitima y'abantu. Wowe urimo wibaza ngo Mana bizageza ryari, imyaka iratambutse, warambwiye ngo uzama umwana, none imyaka irahita n'indi kaza, Mana bizagenda bite? Wowe ufite amarira, urimo urira wibaza ngo ibyo Imana yakubwiye nibyo, ibyo Imana yakubwiye nibyo. Ni Imana inyuranya ibihe. Ahari amarira ikahatanga umunezero, ahari amarira ikahatanga ibitwenge. Ndakubwira wowe urimo wibaza ngo ese nibyo Mana, ibyo wambwiye nibyo? Nje kukubwira ngo
by'Imana yakubwiye nibyo, niba waravuganye n'Imana y'ukuri, Imana yaremye isi n'ijuru, ibyo yakubwiye ni iby'ukuri. Imana irinda ijambo ryayo kugira ngo risohoze. Uko niko yabwiye Yeremiya, bamwe ngo wabonye uburyo ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Icyo Imana yavuze iragisohoza. Icyakora niba hari ibyo ufite ubitse bitavuzwe n'Imana, ibyo ngibyo ntibizigera bisohora. Ariko niba ubitse ijambo ry'Imana isumba byose, Imana y'amasezerano, Imana isohoza, niba ubitse ijambo yakubwiye, umenye ngo Imana isohoza icyo yavuze. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Danieli. Dusome mu gitabo cya Danieli ibice 2, umurongo ni uwa 21 nshaka cyane, ariko reka duhere ku murongo wa 20. Haravuga hati, izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo. Noneho kuri 21, niyo inyuranye ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya, kandi ihishura ibihishwe by'ahatagerwa. Izi ni ibyo mu mwijima, umucyo ubana nayo. Amen. Imana ihimbazwe cyane. Ahangaha mu gitabo cya Danieli, hano dusomye inkuru zibanziriza ni igihe umwami yari yarose inzozi, amaze kuzirota ariko arazibagirwa. Azibagiwe ahamagara abakarudaya. Murazi neza ko hano Danieli na Saduraka na Meshaki na Abedenego n'abandi benshi cyane bari baratwawe bunyago, baragiye mu gihugu cy'abakarudaya. Aha rero umwami ahamagara arabahamagara, arababwira ngo nibaze. Umwami arabatumiza ngo nibaze abo banyabwenge, abakonikoni bose. Hanyuma hazamo na Danieli, nawe arabahamagara kugira ngo baze bamubwire ibyo yari yarose. Arababwira ati rero nimumbwire inzozi narose. Baramubwira ngo tubwire inzozi warose turazigusobanurira mwami. Umwami arababwira ati rero njyewe inzozi nazibagiwe, nta nubwo nzibuka inzozi narose, ariko rero nimuzimbwire kandi mumbwire n'ubusobanuro bwazo. Yari umwami Nebukadinezari. Noneho aba bakonikoni baramubwira bati rero ibyo bintu ntabwo bishoboka, kereka imana zitabana n'abantu. Kuri bo bari bazi imana zibana n'abantu, ariko bafite n'amakuru ku yindi mana itabana n'abantu batabonesha amaso y'umubiri. Baravuga rero ati nta muntu ushobora guhishura ibyo bintu keretse imana zitabana n'abantu. Danieli nawe kuko agombaga kuza mu bagomba kurimbuka, kuko umwami aravuze ati ubwo mwafashe umugambi wo kumbeshya mwese, babarimbura abanyabwenge bose. Danieli asaba umwanya, aravuga bati nimuduhe umwanya tugende dusenga imana yacu iraduhishurira izo nzozi z'umwami. Aha rero tumaze gusoma ni igihe Danieli yari amaze gusenga, hanyuma imana imuhishurira ibyo umwami yarose byose kandi imuha n'ubusobanuro bwabyo. Danieli anga rero yashimaga Imana, aravuga ngo izina ry'Imana rihora rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo, kandi n'Imana inyuranye ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika, n'Imana inyabwenge, n'Imana ishobora byose. Iyi ni Imana ishobora byose, Imana ihishura ibihishwe, Imana twizeye, ni Imana iterekwa. Ntabwo Imana yacu yerekwa. Hano tubana n'abantu Imana igatanga impano zo kwerekwa, ariko niyo ikwereka. Ariko Imana twizeye ntabwo yerekwa ngo turindire ko izerekwa ibibazo byacu. Ni Imana ireba, ni Imana izi ibibazo byacu, ni Imana izi umubabaro wacu, ni Imana izi amarira yawe yo mu rwihisho, hahandi mu mwijima urimo urira. Ni Imana izi ayo marira, itarindiriye kuzerekwa, itarindiriye guhishurirwa ngo izahishurirwe kujya urira. Oya, ni Imana ikureba urimo uranarira, irimo ikureba mu mashuka yawe urimo urarira, ikureba wihisha ahantu urimo urarira ngo hatagira umuntu ukureba umenya ko urira. Ni Imana izi amarira yo mu mutima wawe, ni Imana ihishura ibihishwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ni Imana ikuzi kagahinda kawe kadashobora kumenywa n'umuntu uwo ari we wese, aho itegeko riba ryaratanzwe ko ugomba gupfa, ko nta kizahinduka kuri wowe, ko ubuzima bwawe busa nkaho bwarangiye. Ayo majwi ari yakomeza azamuka mu mutima wawe, amajwi ya Satani akubwira ngo ntibizahinduka, ntabwo bizaba. Ayo majwi yose arakubeshya. Icyo Imana yavuze izagisohoza, kuko ni Imana inyuranya ibihe, ni Imana yimika abami ikimura, ni Imana ishira ikuzimu igakurayo. Iyo niyo Mana twizeye. Amen.
Imana ifite amaboko nk'ay'imbogo, Imana yo kwizerwa, Imana ifite ubushobozi butari nk'ubw'umuntu. Imana ntabwo itegereza imfashanyo kugira ngo izagutabare, ni Imana inyuranya ibihe. Ndakubwira mwene data ngo nukomere aho ngaho uri muri ibyo bibazo, imyaka myinshi itambutse urimo wibaza ngo Mana amaherezo ni ayahe? Urimo wibaza ngo Mana n'uyu mwaka urarangiye kandi nari nzi yuko uyu mwaka uzahindura amateka, ariko Mana n'uyu mwaka urarangiye koko, tugeze muri uku kwezi kwa 8. Mana ni ibiki? Wowe urimo wibaza ngo n'uyu mwaka urarangiye, ndakubwira ngo komera. Ni Imana inyuranye ibihe, ni Imana ihindura amateka, bidasaba ko irindira amezi menshi kugira ngo ikugirire neza. Ni Imana idakenera ubufasha buturuka ahantu hose. Nukomere, ni Imana inyuranye ibihe. Ni Imana ihanagura amarira ku maso igatanga ibitwenge. Ni Imana ikiza uburwayi bw'imyaka myinshi cyane, uwari urwaye imyaka myinshi aryamye Imana ikamubyutsa. Ni Imana itanga urubyaro ku myaka myinshi ishize, umuntu yaranabyibagiwe, umuntu avuga ngo Mana reba imyaka ngize. Ariko ndakwibutsa yuko iby'imyaka byashyizweho n'abantu, Imana avuganye nawe kuzaguha umwana izamuguha. Ntabwo Imana itanga abana ishingiye ku mubiri wawe, ntabwo Imana itanga abana ishingiye ku myaka yawe. Ni Imana itanga urubyaro, ni Imana itanga urubyaro itifashishije abaganga, ni Imana itanga urubyaro itifashishije ubutoya bw'umuntu, ni Imana itanga urubyaro, ni Imana inyuranye ibihe. Imana yageze kwa Sara inyuranye ibihe, inyuranye ibihe, ibihe byashyizweho n'abantu Imana irabinyuranya. Imana inyuranye ibihe ku myaka 90 imuha umwana. Ninde wari uzi ko ku myaka 90 umuntu yabyara? Ese koma abaganga bavuga ko ku myaka 45 ngo biba bitangiye kurangira, none Sara wari ufite imyaka 90 byagenze bite? Ndakubwira ngo komera, subira mu ijambo ry'Imana, urebe Imana y'amaboko, urebe Imana ifite ubutware, urebe Imana idakangwa n'imyaka, Imana idakangwa n'ibihe. Ureke kwita ku by'abaganga bavuga, urebe icyo Imana yavuganye nawe, urebe icyo Imana yavuganye nawe. Wowe uvuga ngo ko tumaze gusaza, ese mwasaza kurusha Aburahamu na Sara? Ariko ni Imana yabahaye umwana, ibahereza Isaka nk'uko yari yarabisezeranije. Imana irabisohoza, kubera yuko Imana icyo yavuze iragikora. Ntabwo Imana ivuga ngo izavuge ngo nari naribeshe, nari nzi yuko uzabyara ukiri muto none umaze gusaza, rero mumbabarire nari naribeshe. Oya, ntabwo ari Imana yibesha. Kuko ndashaka kukwibutsa mwene data, Imana twizeye ni Imana yaremye byose, ni Imana ishobora byose, niyo mugenga w'ibintu byose, niyo itegeka byose. Ibintu byose birayumvira mu izina rya Yesu Kristo. Ibintu byose byumvira itegeko ry'Imana. Nta kintu na kimwe, umubiri wawe wumvira Imana, ibikuruhije byose byumvira itegeko ry'Imana. Imana niyo yonyine ifite gutegeka ibintu byose. Imana rero yageze kwa Sara imuha umwana, ngo kuko ari cyo gihe yari yaragennye, imuha umwana w'umuhungu. Twese turabizi, imuha umwana idashingiye kuri Aburahamu, idashingiye kuri Sara, kuko bari baramaze gusaza, ishingiye ku ijambo ryayo ryonyine yavuganye nabo. Yari yarababwiye ngo nzabaha umwana w'umuhungu. Iyo niyo Mana twiringira, iyo niyo Mana dukurikira. Imana yari yarabwiye Yozefu akiri mutoya, ikamwereka ibizamubaho byose, ikamwereka imiba ya bene se imwikubita imbere, ikongera ikamwereka izuba n'ukwezi bimwikubita imbere. Hanyuma abavandimwe bakavuga bati se tuzakwikubita imbere, na papa akavuga ati natwe se tuzakwikubita imbere. Hacaho igihe abavandimwe bamubonye abagemuriye amutumye ngo ajye kureba amakuru yabo, baravuga bati reka tumwice maze tuzarebe amaherezo y'inzozi ze. Ariko mwene data, nta kintu cyica umugambi w'Imana, kuko nta kintu cyica Imana. Mu by'ukuri nta kintu cyica Imana, kandi wowe niba ubitse icyo Imana yakuvuzeho uriho, kuko ari nta muntu n'umwe uzagenda atabonye icyo Imana yamuvuzeho.
icyo Imana yavuze iragisohoza. Niko kumujugunya mu rwobo bibwira yuko batangiye kumugira nabi, nyamara batangiye kumushyiriraho amayesikariye agenderaho azamugeza kuri za nzozi Imana yamurotesheje. Kubera yuko nubwo abantu babi bagambirira ibibi ku buzima bwacu, bagakora ibibi, bakatugambanira, bakaturoga, bakatwica umunsi ku munsi, ariko ntidupfa. Amena. Nubwo twicwa buri munsi ariko ntidupfa, kubera ko imbuto y'ijambo ry'Imana iri mu bugingo bwacu, iri mu buzima bwacu, ntabwo ipfa. Iyo mbuto ntabwo ibora. Ntabwo rero dushobora gupfa. Dufite ijambo ry'Imana, dufite ijambo ryasezeranijwe. Niyo mpamvu bashatse kwica Yosefu byaranze, kubera yuko Yosefu ntabwo apfa. Amen. Yosefu ntabwo apfa. Yosefu abitsa amasezerano y'Imana. Yosefu hari icyo Imana yamuvuzeho. Nimumunaga mu rupfu, urupfu ruramuruka. Ntabwo urupfu rushobora kumira umuntu wavuzweho n'Imana. Urupfu narwo rwumvira Imana. Haleluya. Urupfu rwumvira Imana, rwumvira itegeko ry'Imana. Ndakwibutsa mwene data ko nta kintu na kimwe kitaremwe n'Imana. Ibintu byose byumvira Imana twiringiye. Ibintu byose bijya hasi bikumvira itegeko ry'Imana. Ndakubwira ngo komera. Ndakubwira ngo komera, shikama, ntacyo uzaba. Niko banaze Yosefu mu rwobo, ariko biranga, barajya bamugurisha n'Abayishimayeli, aragenda ajya kwa Potifari. Umugambi w'Imana uramurinda. Imana igendana nawe, igumana nawe kwa Potifari. Ukuboko kwiza kw'Imana kuba kuri Yosefu, bituma Potifari amwegurira ibye byose, kuko ukuboko kwiza kw'Imana kwari kuri Yosefu. Naho twaba twaragurishije turi mu bibazo, dusa nkaho turi kure y'imiryango, dusa nkaho turi twenyine, nta muvandimwe muri kumwe, nta mubyeyi muri kumwe, nta nshuti muri kumwe, uri wenyine kwa Potifari, ariko Imana isumba byose iri kumwe nawe. Ndakubwira ngo Imana iri kumwe nawe. Komera mwene data, komera ushikame. Satani ntagutera ubwoba. Ayo majwi yose yagucaga intege, ayo majwi yose yakuyebeshaga, yakubwiraga ngo ntabwo ibyo Imana yavuze bizaba, ayo majwi yose aceceke mu izina rya Yesu, kuko icyo Imana yavuganye nawe kizasohora. Ndakubwiye ngo icyo Imana yavuye nawe kizasohora. Imana irinda ijambo ryayo kandi karinda n'uwo yaribwiye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Niko Yosefu ukuboko kuza kw'Imana kwamubayeho, arakomeza yubaha Imana. Ndabibutsa yuko aya magambo turimo tuvuga yuko Imana inyuranye ibihe ku bantu yavuganye nabo, ariko bagakomeza bari mu nzira yo kuyubaha, bagaguma mu nzira yo gukiranuka. Kuko niba uva mu nzira ukatandukira, ukajya kwirwanirira, ukajya kwicira inzira, ndakubwira yuko ibyo Imana yavuye nawe ntabwo bizasohora, kandi bizareka gusohora biturutse kuri wowe, ntabwo bizaturuka ku Mana. Rero ugume mu nzira mwene data, ukomere ushikame, ukomerere muri iyo nzira, ariho ukomeza guhagarara. Ntuteshuke ngo urekure Umwami Yesu Kristo, numufate umukomeze. Umuririmbyi yaravuze ngo ntabwo nzamwaka urufunguzo, ahubwo mfashe ukuboko kwe. Ugumane ukuboko k'Umwami Yesu, ari kumwe nawe. Urinde ubugingo bwawe, urinde intambwe zawe, wirinde gutandukira ngo ugende mu nzira ya Satani, ahubwo ugume mu nzira yo gukiranuka. Ibyo Imana yavuye nawe bizasohora. Uhagarike kwirwanirira gutera umuvumo, kwirwanirira gutera ibibazo n'ibikomere. Ushikame utegereze Imana, icyo yakubwiye kizasohora, uyitegereze mu gukiranuka. Nibyo byabaye kuri Yosefu. Muka Potifari amurebye, ayumva aramukunze, aramurarikira, ashaka ko baryamana. Izo nkuru murazizi. Ariko Yosefu aravuga ati se nacumurane kuri databuja, ariko kandi nacumurane ku Mana yanjye. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Avuga ati nacumurane ku Mana yanjye, nubwo ndi mu gihugu kitarimo umuntu n'umwe unzi, kitarimo abavandimwe, kitarimo, ariko Imana yanjye turi kumwe. Ntabwo Imana yanjye yasigaranye n'abavandimwe banjye cyangwa na data gusa, ahubwo nanjye turi kumwe uyu munsi. Ese nashobora gucumura ku Mana yanjye gute? Yosefu ahagarara nk'intwari, yanga kurekura Imana. Aravuga ati njye sinacumura ku Mana. Uko byagenze murabizi, bamujyana muri gereza. Yosefu arakomeza yiringira Imana, yiringira ko ibyo Imana yamubwiye bizasohora. Nubwo abona ibiteye ubwoba gusa ari byo bitambuka mu maso ye, ariko we ntabwo yitaye ku biteye ubwoba, ahubwo arareba ku Imana yamuvuzeho.
Ayo niyo maso nawe ngusabira mwene data, ngo amaso yawe areke kureba gereza, areke kureba ubukene, areke kureba kutagira umwana, areke kureba amarira, areke kureba ubushomeri, ahubwo amaso yawe arebe icyo Imana yavuze, kuko icyo nicyo kizasohora. Naho ibyo byose urimo utambukamo n'ibikutambutsa bikugeza ku mugambi w'Imana. Niyo mpamvu Yosefu nta kwiheba nta kwiganyira, yarakomeje arakomera kandi akomeza inzira yo gukiranuka. No muri gereza akomeza gukiranuka, kwa kuboko kwiza kw'Imana kugendana nawe. Amena. Kubera yuko ntabwo ukuboko kw'Imana gusigara kwa Potifari, kuko kw'Imana kwari kuri Yosefu. Ntabwo ukuboko kw'Imana kwari kuri Potifari, kuko kw'Imana kwari kuri Yosefu. Imigisha yose babonaga byaturukaga kuri Yosefu. Niyo mpamvu niba Yosefu yagiye aho yagiye n'ukuboko kw'Imana kumukurikira. Nuko no muri gereza byagenze, hageze nabwo bamuhindura umutware, kuko ukuboko kw'Imana kuri we, kandi ubutware buri kuri we, kuko Imana yaramubwiye ko azaba umutware. Icyo Imana yakuvuzeho rero urakibona. Yosefu yarakomeje yubaha Imana, maze umunsi umwe Imana inyuranye ibihe. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Umunsi umwe Imana inyuranye ibihe, ishyiraho iherezo kuri gereza, ishyiraho iherezo kuri gereza. Umwami arota inzozi. Murabizi uko byari byaragenze ubwo yarafunganye nabo abagabo babiri bo ku mwami, umwe akamubwira ibizamubaho n'undi bizamubaho, kandi niko byagenze. Yosefu aravuga ati nugera amazi ibwami nanjye uzanyibuke. Ariko nta muntu wakwibuka, Imana niyo ikwibuka yonyine. Umuntu wese wakugirira neza ni Imana yamucamo. Imana itaciye mu muntu nta kintu na kimwe cyakugeraho. Umugaragu yaragiye aramwibagirwa, ariko umunsi umwe Imana yahagurukiye kunyuranya ibihe, irotesha inzozi. Irotesha inzozi kandi zibura ubusobanuro. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Zibuze ubusobanuro bituma uwari wararekuwe yibuka yuko hari uwo yasize muri gereza yibagiwe. Niko kumusabira avuga ati hari uwo nasize muri gereza, ashobora gusobanura inzozi. Imana nihabwa icyubahiro, kuko Imana hari hatambutse ibihe bikomeye kuri Yosefu, hari hatambutse ibihe, ariko uwo munsi Imana yari yaje kunyuranya ibihe. Yosefu bamutuma aravuga ngo nibamwogoshe bamwambike n'undi mwambaro mushyashya, kubera ko Imana y'amahoro, Imana yo kwiringirwa, yari yaje kunyuranya ibihe kuri Yosefu. Yari yaje gusohoza icyo yamubwiye. Ni Imana inyuranye ibihe. Imana inyuranye ibihe isohora imfungwa igenda kuba Minisitiri w'intebe, iramusohora igenda kumuzamura, imusohora muri gereza ubutazayigarukamo, kuko ubundi akaba agenda agasobanura inzozi akagaruka. Ariko Imana yari yanyuranyije ibihe. Imana yari yafunze imiryango ya gereza, yafunguye imiryango y'umugisha kuri Yosefu. Ibyo Imana yamubwiye ari umwana w'umusore mutoya, irangije uwo munsi irabisohoza, itanga ibihe bishya kuri Yosefu. Imana nihabwa icyubahiro. Yo ni Imana inyuranye ibihe. Imana twiringiye mwene data, nugume ku Mana, ugume uyihanga amaso. Ni Imana inyuranye ibihe. Imana yanyuranyije ibihe kuri Dawidi adahari, Imana ibwira Samweli ngo nagende kuko yiboneye umwami. Imutuma kwa Yesayi, bamwe ati nabonye umwami. Naho Dawidi we yari yibereye mu ntama, ntabwo yari azi ibirimo kuba, kuko igihugu cyari gifite umwami ari we Sawuli. Nta muntu n'umwe wumvaga ko mu gihe hari umwami hari uwundi ushobora gushakwa. Dawidi yibereye inyuma y'intama, ariko inyuma y'intama yubaha Imana, aririmbira Imana, asenga Imana, yizera Imana. Umunsi umwe Imana itegeka ibihe ngo nibinyurane kuri Dawidi. Imana inyuranye ibihe. Ndakwinginga mwene data ngo nugume uhagaze. Imana inyuranye ibihe ku buzima bwawe. Ni Imana inyuranye ibihe. Ni Imana ifata amarira ikayahindura ibitwenge. Igihe warize ukakibagirwa, Imana ikakwinjiza mu bihe by'ibitwenge. Ni Imana inyuranye ibihe. Igihe cy'indwara kinini cyane, umuntu akamarira mu burwayi igihe kirekire, ariko umunsi umwe Imana igatanga gukira. Ni Imana ihindura amateka. Ni Imana isumba byose. Iyo niyo Mana twiringiye. Amajwi ya Satani naceceke mu mutima wawe, akubwira ngo ntabwo Imana izaza, akubwira ngo ntabwo bizasohora. Ayo majwi naceceke mu izina rya Yesu. Imana izaza, ntabwo izahera. Imana ibyo yavuganye nawe izabisohoza. Ni Imana inyuranye ibihe. Imana inyuranye ibihe kuri Dawidi. Samweli agezeyo areba abahungu bose, aravuga ati abahungu ni abangaba. Ariko Imana inyuranye ibihe, nta nubwo Dawidi yari yaje, yari akibereye mu ntama, ariko Imana aramubwira ati abo bose nabagaye, hari uwanjye nshaka, ni mu mutumeho. Samweli aravuga ati, baramubwira ati yasigaye umuherereza ariko ari mu ntama. Samweli aravuga ati ntabwo turya nta nubwo tunywa ataraza. Haleluya.
kuko imana yanyuranyije ibihe. uwaragiraga intama agiye kuba umwami wa Isiraheli. Imana nihabwa icyubahiro, kuko iyo Imana igiye kugira neza ntabwo bisaba amatora, ntabwo bisaba ko abantu babyumvikanaho, ntabwo bisaba ko ibwira Sawuli ngo ngiye kuzana undi muntu. Oya, ni Imana yimika abami. Niko twasomye ngo ni Imana inyuranye ibihe ikimika abami. Ni Imana idashingira ku mashuri ufite kugira ngo iguhe umugisha. Ni Imana idashingira ku myaka ufite kugira ngo ikubakire urugo. Ni Imana idashingira ku gihe umaze urwaye kugira ngo igukize. Ni Imana isumba byose. Ni Imana y'inyamaboko. Ni Imana ivuga ibintu byose bikayumvira. Dawidi yaraje bamusukaho amavuta. Imana imuhindura umwami, ari umuhererezi mu muryango w'iwabo. Imuhindura umwami, inyuranye ibihe kuri we. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Imana inyuranye ibihe. Imana yabanye n'Abisiraheli inyuranye ibihe nyuma y'imyaka myinshi cyane bari mu buretwa muri Egiputa, ariko umunsi umwe Imana inyuranye ibihe. Abari imbata, abakoraga akazi k'uburetwa, Imana inyuranye ibihe ihindura ubuzima bwabo, ibakura muri Egiputa, ibambutsa inyanja itukura, ibinjiza mu gihugu cy'amasezerano. Inyuranye ibihe, nk'uko rero avuganye nabo, iravuga ngo nzabakura hano, muzagenda mujye mu gihugu cy'amata n'ubuki. Bareba ibihe barimo bakabona ntabwo bishoboka, ariko Imana inyuranye ibihe. Umunsi umwe ingabo za Farawo n'amafarashi bishirira mu nyanja itukura, ubwoko bw'Imana burambuka bujya mu masezerano Imana yababwiye. Imana inyuranye ibihe kuri bo. Ni Imana inyuranye ibihe. Imana yanyuranyije ibihe kwa Hana. Hana yarariraga, nta mwana agira, akarira agiye Shilo, kugeza ubwo umutambyi yavuze ati ariko uzagezaho isindwe ryawe. Undi aramubwira ati ntabwo nasinze, ahubwo ni agahinda ko mu mutima. Agahinda ko mu mutima. Yari afite agahinda kenshi cyane ko nta mwana yagiraga, agahora aririra Imana uko umwaka utashye. Ariko igihe kimwe Imana yacu nihabwa icyubahiro, igihe kimwe Imana yahagurukiye kunyuranya ibihe kuri Hana. Arangije arasenga n'agahinda n'umubabaro mwinshi cyane. Imana irangije inyuranya ibihe, atashye arasama, abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli, aba umuhanuzi w'Imana. Imana inyuranye ibihe. Ahari amarira ikahashyira ibitwenge. Iyo niyo Mana twizeye, iyo niyo Mana twakurikiye. Mwene data, ndakubwira ngo nukomere, komera, wikomeze ku mwami, wikomeze ku Mana, wikomeze ku rutare, kuko ahandi hose wagerageza kwikomeza ni ku musenyi. Ahandi hose ni ku musenyi. Niwikomeze ku rutare, nukomeze ku rutare. Yobu ni wavuze ngo naho yanyica nzapfa nkiyiringira, ntabwo nzayirekura. Nawe ibyago byaba byinshi, amakuba akaba menshi, ariko ntabwo nzarekura Imana yanjye. Imana nihabwa icyubahiro. Imana ishaka umuntu ufite kumaramaza gutyo, umaramaje mu mutima we, uvuga ngo sinzarekura. Naho nakena cyane sinzarekura gukiranuka kwanjye. Naho nasonza ntabwo nzajya kwiba. Naho nasonza sinziba. Naho nabura akazi sinzasambana. Naho nabura umwana sinzajya mu bapfumu. Nzaguma niringira Imana yanjye. Uwo muntu niwo Imana ishaka, umuntu ufite umutima umeze gutyo, umaramaje, uvuga ngo nzaguma nyiringire. Nk'uko Yobu yavuze ngo naho yanyica ikanyiyicira ubwayo, ngo nzarinda mpfa nkiyiringira. Kandi rero nta muntu wayiringiye uzapfa gutyo, nta muntu wayiringiye upfa nabi. Ni ukuri nta muntu wiringiye Imana upfa nabi, nta muntu wiringiye Imana wandagara, kuko Imana isi n'ibiyuzuye n'ibyayo. Nubwo Yobu yavuze ngo naho yanyica, ariko nyamara ntabwo yapfuye, kuko ni Imana itanga ubuzima, ntabwo ari Imana itanga urupfu, ni Imana itanga ubuzima. Murabizi uko byagenze. Yobu Imana araje iramushumbusha, imusubiza ubuzima bwe bwose, imukura mu kwishimisha urujyo. Mwene data urwaye umaze igihe kinini, ndakubwira ngo Imana iragukura kuri icyo gisasiro. Ni Imana ibyutsa, ni Imana ihagurutsa. Nk'uko yahagurukije Yobu, nawe iguhagurutse mu izina rya Yesu Kristo. Igukure muri ubwo buribwe bw'igihe kirekire, igukure muri ubwo buribwe, muri ibyo binini bidashira ukomeza unywa. Imana ibijugunye kure mu izina rya Yesu. Iguha ubuzima nk'uko yabuhaye Yobu, ikamusubiza ubuzima bwe, ikamusubiza abana b'abahungu n'abakobwa nk'uko yari afite, ikamusubiza amashyo, ikamuha byose yari afite, ikamukubira. Imana ikanyuranya ibihe kuri we. Ibihe byaramarira kuri we. Inshuti ze zaramuvuyeho, zaramubwiye ngo ni ibyaha byatumye amera uko ameze,
ariko akababwira ati ntabyo, ariko ntibabyemere. Nawe mwene data ukomere, wumva amajwi akubwira ngo ni ibyaha, ngo uriya afite umuvumo, uriya yacumuye ku Mana, icecekere gusa wowe uhanga amaso ku Mana. Ni Imana ica urubanza, ni Imana ica imanza zitabera. Iyo niyo yaje kuri Yobu ica urubanza rutabera kuri we, maze iramushumbusha. Abavugaga ngo ni ibyaha yakoze bose baraceceka, ahubwo abasabira imbabazi. Iyo niyo Mana twiringiye. Wijya gusubiza, wijya kuburana, reka abantu bavuga ibyo bashaka. Imana yo icyo yavugaye nawe izagisohoza. Upfa kubuzi kuhagaze mu mugambi w'Imana, upfa kubuzi ku birenge byawe bihagaze. Nukomere muvandimwe, nukomere. Ni Imana inyuranye ibihe. Imana yanyuranyije ibihe kuri Yobu. Imana yanyuranyije ibihe ku bantu benshi cyane. Iyo dusomye ijambo ry'Imana turabibona. Imana yanyuranyije ibihe kuri Yakobo, igihe yari yaragiye ahunze Esawu, akajya kwa nyirarume, kwa Labani. Labani akagenda amunyanganya ibihembo bye byose, akamukorera ibintu bitari byiza, akababaza umutima we. Imana yanyuranyije ibihe, imuha guhirwa mu maboko y'utarashakaga ko ahirwa. Imana imuhera y'umugisha, Imana imugira neza, imuhera y'urubyaro, imuha abana, imugirira neza. Ni Imana inyuranye ibihe, ni Imana yo kwiringirwa, ni Imana y'amahoro, ni Imana inyuranye ibihe. Ni Imana uriya mudamu wavaga yahuye na Yesu, arangije amukozeho. Imana inyuranye ibihe muri we. Amena. Imana inyuranye ibihe muri we, arangije amaraso yavaga Imana irayakamisha. Ni Imana inyuranye ibihe, ni Imana inyuranye ibihe, ni Imana inyuranye ibihe, ni Imana inyuranye ibihe, ni Imana inyuranye ibihe. Iyo Mana uyizere, iyo Mana uyikomereho. Niba ari icyo yavuganye nawe kizasohora. Nta muntu n'umwe wayiringiye uzigera kurwa n'isoni. Niko Imana yavuze. Imana yaravuze ngo nta wayiringiye uzigera kurwa n'isoni. Reka dusoze dusoma muri Yohana ibice 11, turebe ahandi hantu Imana yanyuranyije ibihe. Ahari amarira ikahatanga ibitwenge, ahari imiborogo, ahari ukwiheba, ahari ikiriyo, Imana ihasiga igitaramo. Ni Imana igira neza, ni Imana isumba byose, ni Imana yanyuranyije ibihe. Twebwe twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, Imana inyuranye ibihe itwoherereza umwami wacu Yesu Kristo. Uwo nguwo araza tubera incungu, maze twebwe abari imbata za Satani, Imana inyuranye ibihe duhinduka kuba abana b'Imana. Tuva mu bubata bwa Satani duhinduka kuba abana b'Imana. Imana inyuranye ibihe icuye mu mwana wayo Yesu Kristo. Inyuranye ibihe inzandiko zaturegaga izidukuraho ku bwa Yesu Kristo. Irangije duhereza iryo zina. Iravuga ngo rero muri uwo nguwo bacunguye, muri iryo zina icyo muzasaba cyose muzagihabwa. Yadusigiye izina rikomeye, iryo zina rya Yesu Kristo. Iryo ni ryo zina twiringira, iryo zina dukiriramo, iryo zina tuboneramo ubuhungiro. Kuko ijambo ryavuga ngo iryo zina rya Yesu ngo ni umunara muremure, abakiranutsi bahungiramo bakaba amahoro. Ntimugire ubwoba, ntimugire ubwoba, nimuhungire muri iryo zina. Izina rihanagura amarira, izina rikuraho uburozi bukavaho, izina rikuraho uburwayi bukavaho, izina risiba imva zacukuwe, umwami Yesu akazisiba. Izina rikomeye ry'umwami Yesu. Uyu niwe wageze hano kwa Lazaro. Hano tugiye gusoma ibice 11 muri Yohana. Yesu agera kwa Lazaro. Yesu hari uwitwa Mariya, bashiki ba Lazaro, uwitwa Mariya na Marita, bari batuye i Betaniya. Bari inshuti za Yesu. Barwaza umuvandimwe wabo, musaza wabo, batuma kuri Yesu ko umuvandimwe arwaye, ariko Yesu ntiyaza. Haciyeho iminsi umuvandimwe wabo arapfa, Yesu ntiyaza. Bajya gushingura, Yesu ntiyaza. Umunsi wa mbere mu gituro kwa Lazaro ari mu gituro, Yesu ntiyaza. Umunsi wa kabiri mu gituro, Yesu ntiyaza. Nimutekereze namwe uko abantu bibazaga mu mitima yabo, bavuga ati Yesu yadukoze ibiki? Nk'uko abantu benshi bavuga ngo ariko Yesu wankoze ibiki? Niki gituma utaza? Niki gituma utitamurura mu buzima bwanjye? Ariko mwene data ndakubwira ngo Yesu arahari. Nubwo utamubonesha amaso y'umubiri, ariko arahari. Kuko nubwo Yesu atari ari Betaniya kwa Mariya na Marita, ariko ibyaberaga byose yarabizi. Kuko iyo akomeza avugana n'abigishwa be, akomeza babwira ati inshuti yacu Lazaro irasinziriye. Abigishwa baheza nibumva ibyo umwami Yesu ashatse kuvuga, bakamubwira bati se niba asinziriye ntari bukanguke, ni ngombwa ko tujyayo? Ageze aho araberurira ngo Lazaro yapfuye.
mwibuke ko ntabwo ari hamwe na Mariya na Marita, ariko irimo birahabera arabizi byose. kandi kuko mwene data ndashaka kukubwira ngo Imana niyo ifite control y'ibintu byose. Mu by'ukuri ibintu byose bikugeraho Imana irabizi kandi ifite control yabyo, kuko niwe kuzuka kwacu, niwe ufite ubushobozi ku kintu cyose. Imana yagira ngo ikore igitangaza iciye muri Yesu Kristo cyo kuzura umuntu wapfuye wanahambwe, kuko abayuda babonaga ibitangaza yakora, babonaga akiza abarwayi, babonaga yirukana amadayimoni, babonaga azura umuntu wapfuye ariko batarashingura. Ariko hari icyo batari bakabona. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Bari batarabona Yesu azura wapfuye umaze igihe, kubera yuko bahoraga batemera ibitangaza bye. Nabo yazuraga bapfuye, harimo bavugaga bati ntabwo wenda ari yapfuye, kubera yuko batari bamushinguye. Bakavuga ati wenda yari yagiye muri koma, ntabwo ari yapfuye. Yesu yashakaga gukora ikintu gishya, ikintu amaso y'abayuda yari atarabona, ikintu amatwi y'abayuda yari atarumva. Nicyo umwami Yesu yashakaga gukora, kuko ibindi byose bari barabimenyereye. Bari baramaze kumubona ko akiza indwara, bari baramaze kumubona ko yirukana amadayimoni, bari baramaze kumubona yuko atanga ibyo kurya akagaburira abantu, bari baramaze kumubona ko azura umuntu wapfuye ariko utarahambwa. Yesu yashakaga gukora ikintu gishya kugira ngo n'abatemera bemere. Mwene data, Yesu arashaka gukora ikintu gishya ku buzima bwawe, ikintu nawe ubwawe utazi, kuko na Mariya na Marita ntabwo bari babizi. Niyo mpamvu iyo Yesu aje bamubwira baterega amazi iminsi napfuye, wikwirirwa ujyayo. Na Mariya na Marita ntabwo bari babizi. Yesu yarababwiye ngo nimwizera ngo ninjye kuzuka. Baramubwira bati turabyizera yuko ku muzuko w'abakiranutsi tuzabona Lazaro. Nabo batekerezaga ibyo kuzuka ko hazaza, ariko Yesu yababwiraga ko ari we kuzuka. Yesu yababwiraga ko ari we utegeka byose, ko byose bimwumvira. Imana nihabwa icyubahiro. Yesu iyavuze urupfu rurekura abo rwamize. Yesu yavuze indwara zirarekura, zikarekura abo zateye. Yesu yavuze ubugumba buragenda. Yesu yavuze byose birarekura. Yesu yashakaga gukora ikintu gishya, ikintu abayuda batazi. Imana nihabwa icyubahiro. Ndakubwira nawe mwene data ngo Imana irashaka gukora ikintu gishya ku buzima bwawe, ikintu nawe utazi, ikintu nawe utigeze utekereza, kuko Bibiliya ivuga ngo Imana ngo ibasha gukora cyane iruta ibyo dutekereza n'ibyo twibwira, ngo nk'uko imbaraga zayo zidukoramo zingana. Rero ndababwira mwene data ngo Imana irahari. Yesu wambaza, ukamwambaza upfukamye, ukamwambaza uryamye, ukamwambaza wagiye mu butayu, ukamwambaza mu materaniro, ukamwambaza mu byumba by'amasengesho, ukamwambaza mu ijoro abandi baryamye, ukamwambaza imvura iri kugwa, ukavuga ngo Yesu kuki utanyumva, Yesu kuki utaza. Arahari kandi arakubona, intambwe ku ntambwe yawe arayibona, amasengesho usenga arayumva, ariko arashaka gukora ikintu gishya. Ikintu gishya, arashaka kunyuranya ibihe ku buzima bwawe, ku buryo yaba ubwawe uhimbaza izina ry'umwami Yesu, yaba n'abari aho bose, yaba n'abamenye ibibazo byawe bose bagahimbaza izina ry'umwami Yesu. Uwo niwe twiringiye unyuranya ibihe. Rero umwami Yesu yashakaga kunyuranya ibihe kandi agakora ikintu gishya kitari cyakabaye n'umunsi n'umwe. Niyo mpamvu Yesu yatinze kugeza ubwo Lazaro yarwaye akanapfa. Niyo mpamvu nawe ubona Yesu asa nk'utinze, urabona usa nkaho Yesu adahari, uramutakambira ukabyuka usanga bya bibazo bigihari, urarira amarira menshi ukavuga ngo Yesu uri hehe, ukavuga ngo mu gitondo araza ugasanga bya bindi biracyahari. Bireke bihagume, kubera ko Yesu ashaka gukora ikintu gishya. Bireke bise nk'ibipfuye, hari n'ibyo wamaze kwibagirwa utagisengera, kubera yuko uvuga ngo ntacyo bikimaze, ngo nta n'igaruriro rihari. Ariko ndakubwira ngo Yesu yahageze igaruriro riraboneka. Yesu yahageze ibyapfuye birazuka, kubera yuko niwe kuzuka kwacu, niwe utanga ubuzima. Ibyari urupfu birarangira. Yesu yarahageze, Marita arabimenya ko aje, arirukanka aramubwira ati yubaha ngaha, ntabwo musaza wanjye aba yapfuye. Yesu aramubwira ati wizere urabona ubwiza bw'Imana. Na Mariya bamubwiye araza aravuga ati yubaha ngaha, ntabwo musaza wanjye aba yapfuye. Ariko mwene data, ndakubwira ngo
menya gusa ko Yesu yaje. Haleluya. Yesu iyaje ntabwo asiga ibintu uko byari biri, naho byaba byarapfuye, naho byaba byaranutse, naho mwaba mwenda gusoza ikiriyo cyabyo, Yesu yageze ahantu ntabwo ibintu biguma uko biri. Ndakubwira ngo Yesu yageze ahantu ntabwo ibintu biguma uko biri. Ntabwo Yesu ageza kwifatanya n'abantu mu kiriyo, Yesu aza guhindura ikiriyo igitaramo. Yesu kuba ari yahageze gusa ibintu byari bigiye guhinduka. Imana nihabwe icyubahiro, kubera ko Yesu aho yageze ibintu birahinduka. Aho yageze ibintu birahinduka. Yesu aho yageze ibintu birahinduka. Yageze mu bukwe bw'Ikana, ibyo kunywa byashize arabahereza, kandi vino yatanze ngo yari iryoshye kuruta iya mbere, kubera ko n'ubundi ubuzima bushya bw'umwami Yesu aduhereza ni ubuzima buruta ubwa mbere. Yesu yo yahageze ahindura ibintu. Ntabwo Yesu yari aje i Betaniya aje mu kiriyo. Ntabwo Yesu yari aje kwa Mariya na Marita aje mu kiriyo cya Lazaro, hoya, ahubwo yari aje guhindura ikiriyo igitaramo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Umwami Yesu uwo twiringiye ntashyirwe hejuru, niwe ngabo idukingira, niwe byiringiro bidakoze isoni uwabyiringiye. Imana ntabwo ikoze isoni. Ndakubwira mwene data, Imana ntabwo ikoze isoni. Humura, ntabwo uzaseba. Humura, ntabwo bizarangira gutyo. Humura, ntabwo uzapfa gutyo. Ayo majwi yose akubwira ngo uzapfa utyo ntabwo ari byo. Ni Imana. Iyo ibintu byarangiye ku bantu, Imana irakora. Imana yaragiye ijya kwa Esiteri na Morodekayi. Hamani yatanze inzandiko zakwiriye mu gihugu hose yuko abayuda bagomba gupfa. Ibyo byasaga nkaho byarangiye, byateweho n'ikashe yuko abayuda bagomba gupfa. Ariko ubwoko bw'Imana burapfukama busenga Imana yo mu ijuru, busenga Imana inyuranye ibihe. Imana inyuranye ibihe ku bayuda, maze abari bateguye inzandiko uhereye kuri Hamani wari washinze igiti, icyo giti niwe wakibambweho, kubera ko ntabwo Morodekayi ashobora gupfa yishwe na Hamani. Hanyuma inzandiko zari zaratanzwe, umwami atanga izindi nzandiko zizikura, ahubwo abanzi b'abayuda nibo bapfuye. Imana yahinduranyije ibihe kwa Hezekiya mu izina rya Yesu, ihinduranye ibihe. Ubwo mwami Senakeribu yari yatumye Rabushake ngo nagenda ajye gutuka abayuda, ngo agenda ajye kubabwira ngo niyihe Mana izabakiza amaboko yanjye, yohereza urwandiko Hezekiya rujyana mu nzu y'Imana, abwira Imana ngo warubonye. Imana inyuranye ibihe iramubwira ngo kuko wasabye kukurengera ndabikwemereye. Imuha isezerano ngo ntago umwami azagira n'umwambi arasa kuri uyu mudugudu, kuko njye nyuranye ibihe. Ninjye utegeka abami. Ni Imana itegeka biriya bintu byose bikuremereye. Ni Imana itegeka ibyo bintu byose, ubihereza amazina ibyo byose bikuremereye, maze ubibwire izina riri hejuru y'amazina yose, izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Iryo ni ry'Imana yaduhaye. Yaravuze ngo Yesu amaze kuzuka, Imana imuha izina rishya riri hejuru y'amazina yose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, ngo yaba yo mu isi n'ay'ikuzimu n'ayo mu ijuru, izina rya Yesu rirayaruta. Nawe utondeke ibyo bintu byose bikuruhije, ubihereza amazina, nurangiza ubibwire ngo hari izina ry'umwami Yesu rikuruta. Iryo niryo twizera, niryo twemeye gukurikira. Yesu agera i Betaniya ataje mu kiriyo, kuko abandi bantu bose bari baje mu kiriyo, ariko Yesu ntabwo yaje mu kiriyo kwa Mariya na Marita. Haleluya. Yaje gutanga igitaramo ahari amarira, yaje kuhatanga umunezero, yaje kunyuranya ibihe, agakuraho ikiriyo agashyiramo umurongo, agatanga igitaramo. Uwo ni umwami twiringiye, ni umwami udakoze isoni abamutegereza, ni umwami udakoze isoni abamutegereza. Nawe ndazi ko wamubonye mu buzima bwawe, ugiye kongera umubone bundi bushya n'uyu munsi. Yesu ahageze aravuga ati mujye kunyereka ku gituro cye. Aramubwira mwami, amazi iminsi naye apfuye, uwo arimo arananuka. Niba binanuka humura, Yesu arabihumuza. Ibyo binuka Yesu arabihumuza. Yesu ahageze ubuzima buraboneka, ahari urupfu rurahunga, kuko Yesu ni ubuzima, ni ubuzima bugenda. Rero aho yageze urupfu rurahunga. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imana yaremye isi n'ijuru nishyirwe hejuru. Umwami Yesu agezeyo aravuga ngo Lazaro, 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 Lazaro aritaba arabyuka. Yesu aravuga ngo byuka, kubera ko yahamagaye urupfu rurarekura. Ntabwo ashobora kuvuga ngo urupfu ndakwinginze rekura, oya. Urupfu rwumvisha ijambo ry'umwami Yesu rurahunga, kuko narwo ruri munsi y'amategeko ye, narwo ruri munsi ye ruramwumvira.
Imana ihamagara ibintu byose byari byarapfuye ku buzima bwawe. Yesu ahamagare kuko byose biramwumvira. Umwami Yesu ahamagare. Ntabwo umwami Yesu asaba, ntabwo umwami Yesu yinginga, ntabwo umwami Yesu atitiriza. Umwami Yesu arategeka gusa. Umwami Yesu yahamagaye byose biramwitaba, byose biramwumvira. Yarahamagaye abari bari mu kiriyo, Mariya na Marita barira amarira ari menshi cyane, nta byiringiro bafite. Umwami Yesu abahinduranyiriza ibihe, maze abahereza Lazaro ari muzima. Igitaramo kirataha, ahari ikiriyo haboneka igitaramo. Uwo niwe mwami twiringiye. Iryo ni ryo jambo nkuzaniye ngo ahari ikiriyo muri wowe nihaboneka igitaramo mu izina rya Yesu. Ahari amarira nihaboneka umunezero. Imana inyuranye ibihe mu ruhande rwawe. Imana inyuranye ibihe. Abarwayi mwese mubyuke mu izina rya Yesu. Abari ibihebye musubizwemo ibyiringiro. Imana inyuranye ibihe. Umwami Yesu yageze mu buzima bwawe. Iyo ahagurukiye gukora, ntabwo aza ngo murirane, ntabwo aza ngo mwihebane, ahubwo yaje atanga amahoro, atanga ibitwenge. Niko yaje kwa Lazaro, akaza kwa Marita na Mariya, ataje mu kiriyo, ahubwo aje gutanga igitaramo. Imana ibagirire neza kandi mwikomeze kuri uwo mwami. Nta muntu wamwiringiye uzigera akorwa n'isoni. Reka dusenge Imana. Turagushimye Imana yaremye isi n'ijuru. Wowe si umwami wacu Yesu Kristo, wowe byiringiro bizima, ibyiringiro bidakoze isoni, uwabyiringiye. Uri amahoro yacu, uri inkomezi yacu. Ndagushimiye kuje kunyuranya ibihe, ndagushimiye kuje guhindura amateka, ndagushimiye ko ahari amarira uhatanze ibitwenge, ahari imiborogo uhatanze guseka n'imbyino. Nuhabwa icyoro mucunguzi ubugingo bwacu. Ushimye kubw'imirimo ugiye gukora, ushimye kubw'ibitangaza ukoze mu buzima bwacu twese, ushimye kubwo umunezero utanze mu mitima rifite agahinda n'ubwihebe. Izina ryo nihabwa icyubahiro Mana yacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Amen.